Mana Yesu we, aha abandi baciye bagapfa, niho nanje naciye nkabaho. Aha abandi baciye bagapfa, oh, niho nanje naciye nkabaho. Aha abandi baciye bagapfa, niho nanje naciye nkabaho. Abandi baciye bagapfa, oh, niho nanje naciye nkabaho. Hallelujah. Abandi baciye bagapfa, yewe ubu hari benshi bamaze kuva mu mubiri, bamaze kwibagirana. Hari benshi bari mu bitaro, hari benshi, ariko Yesu we, ariko wowe aho waciye ukabaho ushimira Imana. Namanangara iyo nkubonye sanguregeye ko bambwiye, kandi ijwi ryawe rindutira amajwi yose n'amanuva. Namanangara iyo nkubonye sanguregeye ko bambwiye, kandi ijwi ryawe rindutira amajwi yose. Mana we n'amanywa nisanze mu rukundo rwawe, wambereye uburuhukiro. Ubuntu bwawe bumagije, Mana ndi kumwe nawe ndaruhutse. Nisanze mu rukundo rwawe, wambereye uburuhukiro. Ubuntu bwawe bumagije, ndi kumwe nawe ndaruhutse. Ndi kumwe nawe ndaruhutse. Haleluya. Ibyo ukora byose n'ukuri, nibyo kuko ubikora n'urukundo. Ibyo uvuga byose n'ukuri, kuko ubivuga n'urukundo. Haleluya. Yesu we, Mana we, bumafu ya nimusi izuba rinyibutsa ineza y'umukunzi wanje. Yewe akagero k'iminsi ntikabishobora kunanya n'umukunzi wanje. Yewe bumafu ya nimusi izuba rinyibutsa ineza y'umukunzi wanje. Akagero k'iminsi ntikabishobora kunanya. Mana we, ayi umva wajuruwe, kuhora ungibu
y'amagambo mu bihe zimaza mu magambo y'ibinyoma n'umukunzi Yesu n'umukunzi hayi umva wajuruwe kuhoru mwibutsa y'amagambo bihe zimaza mu magambo n'umukunzi Yesu n'umukunzi Yesu n'umukunzi Yesu we hahiriwe bafite ibyo byiringiro haleluya bazasisira mu bikari bye bahumeka amahoro hahiriwe abafite ibyo byiringiro bazasisira mu bikari bye bahumeka amahoro mana we bahumeka amahoro bahumeka amahoro bahumeka amahoro haleluya Yesu we hahiriwe abamenye Yesu bakamwizera bakamuha imitima ye bakamuha ubuzima bwe Yesu we bazasisira abo mu bikari bye bahumeka yo byiringiro bizima we mana we tubigenze gute ko ineza yawe ni nyinshi ineza yawe ni nini cyane watugiriye tuzabaza rupfu tutiwe urubori rwawe rurihe 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 haleluya Yesu we nidushika mu ijuru tuzabaza urupfu ese urubori rwawe rurihe nidushika mu ijuru kandi nta mibabaro ni umunezero gusa no kuririmba n'ibyishimo gusa nta marira azabayo nta marira azabayo abantu baguwe neza nta marira azabayo abariyo bana we nta marira azabayo abariyo baguwe neza muhumure tuzabona ibyo twasezeranijwe muhumure tuzabona ibyo twasezeranijwe muhumure tuzabona ibyo twase haleluya haleluya muhumure
twasezeranijwe n'amarira azabayo abariyo bamuwe neza n'amarira azabayo abariyo abafite ibyiringiro byo kujyayo kandi nzamubona umwami wanjye urebeshe amaso yanjye z'imingoma y'amahoro kuko ariyo twarazwabera murumva nzamubona umwami wanjye urebeshe amaso yanjye z'imingoma y'amahoro kuko ariyo twarazwabera namubona umwami wanjye urebeshe amaso yanjye z'imigoma ariwe mana we kuko ariyo twarazwa nzaharanira gusigira icyo umwami Yesu yangeneye we nzaharanira gusigira icyo umwami Yesu yangeneye nzaharanira kw'imigoma yawe kuko ariyo narazwa nzaharanira kw'imigoma yawe kuko ariyo n'amarira azabayo abari muhumure tuzabona ibyo twasezeranijwe muhumure tuzabona ibyo uhumure yewe uhumure yemwe muhumure muhumure ijuru n'amarira azabayo ni umunezero gusa umunezero gusa wo kuba muri Yesu Kristo ni umunezero wo kuba muri Yesu Kristo Yesu we tunezeranwe kandi tunezeranwe izi ndirimbo hagira abantu zifasha imitima yageze guhembuka izi ndirimbo dusabane muri uyu mugoroba dusabane abantu badukurikiye dusabane abantu bari buze kubona igitaramo muze gukora hariya kuri ka kazogera mugakandeho mukore subscribe kugira ngo dukomeze kugubwa neza muri Yesu Kristo Yesu we mana we watubereye izindi kuva kera kuva tutarabaho wari utuzi uraturondora kuva ko tutarabaho izo unyuramo n'ibigutera ubwoba uhumure Imana irabizi Dio mana we ai baba we wambereye inkomezi wambereye ihumure wambereye inkomezi wambereye ihumure iyo wambereye inkomezi wambereye ihumure
mbere y'inkomezi, uwa mbere y'imure, uwa mbere y'inkomezi, uwa mbere y'umure, uwa mbere y'inkomezi, uwa mbere y'ihumure. Naniwe uraza, naniwe wowe uraza, naniwe uraza we mana we, naniwe wowe uraza, naniwe uraza, naniwe wowe uraza, naniwe uraza we mana we, naniwe wowe uraza, naniwe uraza mana we, naniwe wowe uraza, naniwe uraza mana we, naniwe wowe uraza, naniwe uraza, naniwe wowe unaniwe. Yesu umuhamagara muri uyu mugoroba azi iwawe, Yesu umuhamagara kubone. Ayiwe mana we, naniwe wowe uraza, naniwe uraza, naniwe wowe uraza, naniwe we, naniwe uraza we mana we, naniwe wowe uraza, naniwe uraza, naniwe wowe uraza, naniwe uraza, naniwe wowe uraza, mana we. Tuzaririmba, 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 tuzaririmba Yesu urufaya, tuzaririmba, 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 ai tuzaririmba Yesu urufaya, tuzaririmba, 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 tuzaririmba Yesu urufaya we, tuzaririmba mana we, tuzaririmba, tuzaririmba zabanesheje. Mfite amatsiko yo kuzaba muri ico gitaramo we, zabona Yesu bwa mbere n'intwari zanesheje isi, abo bose barinze kwizera kwabo nimbabona zashira ubuzima, abo bose barinze kwizera kwabo nimbabona zashira ubuzima. Hari igitondo cy'ubugingo, icyo gitondo kizaba gihebuje, kizaba bigitaramo mana we, kizataramwa munabera bose, kizaba kiyobowe mana we duwera, indirimbo zizaririmbwa muri icyo gitondo we, yo mana we, ayiwe tuzaririmba, 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 tuzaririmba Yesu urufaya we, tuzaririmba, tuzaririmba, ayiwe mana we, tuzaririmba zabanesheje. Tumubebeshe mizigo yetu, atatushindia mabaya, tumubebeshe mizigo yetu, atatushindia mabaya.
ikoreza umwami Yesu Kristo ibikuruhije imitwaro wumva ikunaniye wumva ikuremereye ku mugongo yikoreza Yesu niwe nzira niwe ushoboye byose tumubebeshe mizigo yetu atatusidia mabaya tumubebeshe mizigo yetu iyo atatusidia mabaya tumubebeshe mizigo yetu atatusidia mabaya wewe ni Mungu usiyeshindwa mapendo yako ina ajabu aiwe mana we wewe ni Mungu usiyeshindwa mapendo yako ina ajabu anaweza yote ai mana we Mungu we anaweza yote Yesu we man yewe we twashitseyo twashitse mu ijuru kiramo yes inyanza tukuri bibongirahunga Yorodani bibongigeza umugongo imisozi miremire itera hejuru nk'amasekurume y'intama mana imbaraga zawe zirakomeye mana we mana imbaraga zawe zirakomeye mana we mana imbaraga zawe zirakomeye mana we imbaraga zawe mana we imbaraga zawe zirakomeye ai mana imbaraga zawe zirakomeye mana we imbaraga zawe zirakomeye mana we imbaraga zawe zirakomeye uve yobu hati mana ushobora byose kandi ntakibasha kurogoya imigambi yawe yobu we kandi ntakibasha kurogoya imigambi yawe yobu we kandi ntakibasha kurogoya imigambi yawe nico cyatumye mvuga ivyo nazimami izawe navyubishaga aiwe naziboneye mana we mana imbaraga zawe zirakomeye mana we imbaraga zawe zirakomeye ai mana imbaraga zawe zirakomeye mana imbaraga zawe zirakomeye mana imbaraga zawe zira aiwe mana imbaraga zawe zirakomeye aiwe mana imbaraga zawe mana we ariko we wino ai baba we reka tuvuge ibigwi byawe izo wakoze mana n'ibitangaza abantu we reka tuvuge ibigwi byawe izo wakoze mana n'ibitangaza abantu we reka tuvuge ibigwi byawe izo wakoze mana n'ibitangaza abantu we wafashe izuba uritendeka ku busa maze habaho umucyo n'umwijima we wafashe izuba uritendeka ku busa maze habaho umucyo n'umwijima we
wafashe izuba uritendeka kubusa maze abaho umuco n'umwijima. Uravuga uti mwana w'umuntu ngaho humeka nta kigega cy'umufite we. Uravuga uti mwana w'umuntu we ngaho humeka nta kigega cy'umufite. Wambukije isi irahera inyanja urabajana ubageza muri Kanani we. Wambukije isi irahera inyanja urabajana ubageza muri Kanani. Wagomeshe nyanja ku musenyi kubw'ijambo ryawe irakuba haniyarenga. Imana igufata inyanja ariko Yesu we wagomesheje nyanja umusenyi kubw'ijambo ryawe haniyarenga. Abisi bose abisi bose abisi bose nibapfukame bakurane we. Abisi bose we mana we imbazwe z'irigiro n'izima we. Abisi bose nibapfukame bakurane. Abisi bose abisi bose abisi bose nibapfukame bakurane we. Abisi bose abisi bose we abisi bose nibapfukame bakurane. Yesu we Imana ikora ibitangaza bikomeye. Imana ikora ibitangaza bikomeye tutabasha kutumisha ubwenge bwacu. Haleluya. Ngo yafashe inyanja igondesha umusenyi. Kuvuga ngo yafashe inyanja ni ukuvuga ngo umusenyi wabaye urukuta rw'amazi kandi ntibibaho ariko ubumana bwayo. Yesu we tugumane mami tugumane tugumane mami tugumane tugumane mami tugumane mana we tugumane mu burwayi we tugumane mami tugumane tugumane mu bibazo we tugumane mami tugumane. Yesu gumane n'imitima yacu mana gumane n'imitima yacu Yesu. Hari akarimbo twarimbaga kera kanjemo ishamba rinini ry'imifatangwe harimo amatovu n'amama menshi. Nibyo aho niho umwami Yesu yanyuze harimo arashaka yazimiye we. Ishamba rinini ry'imifatangwe harimo amatovu n'amama menshi. Aho niho umwami Yesu yanyuze harimo arashaka yazimiye. Ariko Yesu yaciye mu buzima tugomba kumwemera tukayoboka Imana tukayoboka agakiza tukayoboka agakiza. Amen amen. Mwakoze cyane kudukurikirana kandi tuzaza tugaruka muri urusengero Imana turemeye kugira ngo tubashe kuvuga ubwiza bw'Imana. Murakoze kandi Imana ibarinde mubane n'Imana amahoro.